mwakoze kuza. Yesu abaho umugisha. Turimo turaganira ku magambo, ubundi umutwe w'amagambo uravuga ngo imbaraga ziri mu gusenga no kwiyiriza ubusa. Kugira ngo tuzaganire, ngewe uyu munsi wa kabiri, ni ukuvuga ngo tuzageza ku cyumweru, tuzavuga rwose twitonze, tutarya amagambo, ariko twinjira mu mutima icyo twavugaga. Mbere ya byose tuzareba ngo se gusenga ni iki, hanyuma kwiyiriza ubusa ni iki, hanyuma izo mbaraga zihishe he, ziboneka gute. Imana yacu ishimwe. Narabanje ndababwira ngo gusenga si ugusaba, ahubwo gusenga ni ugusabana. Ntibihagije. Actually nagerageje gusoma ibitabo birenze kimwe bivuga ku gusenga. Nta definition imwe yonyine wabona isobanuye gusenga. Kuko uvuze ngo gusenga si ugusaba, umuntu yatekereza ko kuba ufite icyifuzo wazanye imbere y'Imana ari ikosa. Oya, Imana itwemerera gusaba. Ahubwo ndibaza nidufasha tubonye umwanya ku wa gatanu tuzavuga ukuramya Imana, uburyo Imana yumva icyubahiro iyo tuyisabye. Burya gusaba Imana nabyo ni ukuyiramya. Sinzi niba rubizi. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 uhere ku murongo 22, aravuga ngo nkiri kumwe namwe ntacyo mwasabye data mu izina ryanjye ngo akibibe, ngo ariko noneho nimusabe kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Burya gusaba Imana nabyo byubahisha data. Amen. Gusaba si ikosa. Icyo Imana itubuza no kwiganyira. Yaravuze ngo mujye muyiganyira amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Yaravuze ariko Petero yabivuze ubundi kuganya si ikosa. Icyo Imana yanga ni ukwiganyira. Kwiganyira ni ukuganya wowe. Kwiganyira burya ni ubwibone negatifu. Sinzi ba mwari mubizi. Iyo wiganyira wowe burya ububwira Imana ngo ni wowe gusa wandwanyije, iyo utarwanya mba mgeze kuri. Nicyo bivuze kwiganyira. Umwanzi ifite ni wowe, iyo utaza kundwanya ubumba ndenze. Kuko akenshi abiganyira baberekana bavuga ngo ntureba abo twiganye, ngo ntureba abandi bakobwa uburyo bamaze kurongorwa, abo twabanye barabyaye. Ni nko kuvuga ngo ni wowe undwanya, iyo utarwanya nanjye mba ndenze. Kwiganyira ni ubwibone negatifu, ni ubwibone bubi, ni ubwibone bugana ahandi hantu. Kuganya si bibi, gusaba Imana si bibi, ndetse byubahisha data. Iyo tuje imbere y'Imana tukagira icyo tuyisaba ikakiduha, byubahisha data. Ariko byaba biteye isoni, byaba ari ukutamenya gusenga ukugize gusaba. Ahubwo gusenga ni agace gatoya, ndetse urebye mu isengesho ry'umwami wacu Yesu, gusaba rimwe na rimwe usanga ntaho yabisize. Namwe nimwumve, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ngomeze nimumbwire, hanyuma utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo udukize wa mubi. Uduhe ifunguro ridukwiriye, hanyuma nanone bigende gutese kuko ubwami n'icyubahiro turinde wa mubi. None ngeyo ndebye iryo sengesho nibaza Yesu, none ngewe ndi hehe? Dutangirira kwa data tugasoreza kwa data, kuko aravuga ngo kuko ubwami n'icyubahiro no gukomera n'ubwiza byose birangirira kwa data. Gusenga rero nibyo harimo agace gato. Yesu yaravuze ikintu kimwe, yabihariye gusa kurindwa umubi, uturinde wa mubi. Nshuti zanjye, ntabwo Imana yanga ko tuyisaba. Oya, Imana ikunda ko tuyisaba. Ariko nk'uko navuze, gusenga rero si ugusaba, ni agace gato kagize pourcentage nkeya cyane. Ahubwo kandi nanone mvuze ngo gusenga no gusabana ntabwo byaba byuzuye nanone, kuko gusenga birimo kuramya, gusenga birimo kwerereza, gusenga birimo gukuza, gusenga birimo gushengerera, gusenga birimo ibintu binini birarenze, ni bigari cyane. Ibyo byose byitwa gusenga. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Nkuko nabibabwiye ejo, hari amakosa barokora dukore tukayakora tutabizi. Muri no minsi bisigaye bintera ubwoba, kuko iyo mbisesenguye numva bigamije gutuka Imana. Munyumve neza, iyo dutinyuka tukavuga ngo kwizera kurarema, gusenga kurarema, bavandimwe, ni ugutuka Imana. Imana niyo yonyine irema. Uranyumva neza? Imana niyo yonyine muremyi. Imana niyo yihariye gukora ibitangaza. Imana niyo yonyine yihariye kuzura abapfuye. Ntabwo kwizera kurema, ntabwo gusenga gufite imbaraga. Igifite imbaraga ahubwo nuwo wizera, nuwo uramya, nuwo usenga. Nkuko nababwiye, niba gusenga gufite imbaraga, ubwo abasilamu bageze kuri, kuko nabo barasenga. Ubwo abahindu bageze kuri, kuko nabo barasenga. Gusenga siko gufite imbaraga. Igifite imbaraga nuwo dusenga.
none icyo gikorwa cyitwa gusenga kikagira valeur, kikagira agaciro, uwo murimo ugira umumaro kubera uwo twasanzeho. Gusenga ubundi ni nk'inzira Imana yashizeho cyangwa imiyoboro Imana yaciye ngo iyo itaboneka natwe turi mu isi iboneka bibashe kuduhuza. Amen. Niba gusenga rero kuterekeye kuri yo kandi bidakozwe nk'uko yabivuze, gusenga ntacyo kumaze. Nge ndavuga ibyo nzi neza, nigeze kumva umukobwa ndavuga ibyo nzi neza, ibi mvuze si urwenya, Imana imbabarire, ntabwo nteye urwenya. Nigeze kwiyumvira umukobwa asenga arimo ateza undi mukobwa imihango idakira kubera ko yashakaga ngo amuvire ku mugabo, barwaniraga umugabo bombi. Ubwo rero agasenga ati mu izina rya Yesu umuteze imihango idakira, umuteze ibibyimba mu nda. Ubwo uribaza namwe nimumbwira ubwo yasengagiye iyo mu ijuru cyangwa iyo Mana iteza imihango abantu. Yerega n'abajya imbere Imana bagasenga ngo Imana yarambwiye ngo buriya ngo umugabo wanjye ngo nisenga, ukirirwa wica umugore wanjye azara mumureba paka dushaje. Ntabo muzi se mwebwe? Ntabo muzi? Nabivuze ejo, ingorane iruta izindi bavandimwe. Hari umudamu w'umunyakenya twahuriye muri supermarché hano i Remera, duhuye ninjiramo, nari mvanye umwana kwa muganga ku ishuri, nako kwa muganga yararwaye, nyura hano ngo mugurire jus. Mu gihe yarimo amereza jus ndamubwira nti sinzi akantu nabonye, ndambwira ntawe urakijijwe? Ati yego, ndagutumiye kuri eglise, twari dufite amasengesho nk'uko kwanyu. Arambwira ati kubera iki sunumiye ku rusengero? Ati ku rusengero dufite atambwira ngo uranumiye ku rusengero? Ati buriya mufite amasengesho? Nti yego. Ubibwiwe n'ikizi? Ati abanyarwanda ndabazi muhora mu masengesho. Ni wowe si wanyu? Ati twebwe muri Kenya tubagereranije namwe ntabwo twabigereranya. Ati hano murasenga witeka usanga buri torero ryose riri muri 40, 21, ayirindwi y'umurambararo, ayirindwi yo kugaruza ibyacu, ayirindwi noneho yo kwivumbura, ntimubizi namwe, ayitatu yo kurakara. Arabimbwira sanga nibyo. Ariko ambwira ikintu cyambabaje, arambwira ngo ariko iyo urebye gusenga kwanyu n'umusaruro bitanga ntaho ihuriye. Kubera iki se? Kubera iki? Ugira ngo Imana yanga abasenga? Namwe nimwibaze, ndabasabye nimutekereze. Hano muri AR mufite 40 jours, sibyo? Ntizarangira ngo kuri Pasika. Ndabizi Restoration Church bazaba bafite 40 jours nabo. Vivante natwe ntitwacikwa, birumvikana n'abandi. None iyo murebye amasengesho dusenga ahwanye n'umusaruro dufite, yaba ubuzima bw'umwuka yaba abakizwa, ubona bijyanye. Nimwitegereze uburyo dusenga. Niba koko dusenga by'ukuri, ntabwo twaba tumeze nk'uko tumeze. Bipfira hehe? Bipfira hehe? Nuko tutazi gusenga mu by'ukuri. Nibyo turitanga tukaboneka, yewe bamwe n'ibiryo barabiretse. Naravuze ngo 40 jours ni nziza cyane cyane nibwira abadamu, niyo itakujyana mu mwuka kugabanyiriza ibiro omwe rwose, ugasanga wagize akabiri keza ibiro byarananutse, ni nziza. Ariko byaba bibabaje utahanye kunanuka no kugabanya ibiro kandi atari cyo cyakuzanye. Dukwiye kongera kumenya ngo gusenga ni iki, kubera iki dusenga. Iyi nkuru rero abo twabanye ejo niyo twatangiye ngo twongere turebe uko Yesu yavuguriye gusenga, uko Yesu yavuguruye gusenga. Bigeze kumusanga abigishwa be baramubwira ngo twigishe gusenga nk'uko abigishwa ba Yohana bajyaga ajya bibakorera, natwe twigishe gusenga. Bari bamusanze Yesu asenga, baramubwira ati barebe uko asenga, bitegereze uko akora, baramubwira ngo natwe twigishe gusenga. Amen. Nakunze uko yavuze, aravuga ngo nimujya musenga ngo ntimukavuga amagambo menshi nk'uko indyarya n'abafarisayo babigenza, bahagarara mu mayira abiri ngo abantu bakunde babimenye. Atariko nagira mbabwire ko ingororano yabo bamaze kuyihabwa. Mwebwe ntimukamere nkabo, ahubwo nimusenga mujye muvuga mutya muti yatweretse gusenga uko bigenda. Imana yacu ishimwe. Hanyuma rero iyo Yesu avuze atyo, abantu bibwira ngo se iyo usenze amasaha abiri ubuderanje Imana kandi yaratubuje kuvuga amagambo menshi. Oya, icyo yavugaga ni ukutagira uburyarya, ni ukutibwira ko ayo magambo ari afite agaciro. Ahubwo gusenga ntibibera mu magambo, gusenga bibera ahandi. Ariho ngiye kukubwira. Amen. 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 Ejo nababwiye, murabyibuka, Imana ntiyumva Ikinyarwanda, Imana ntiyumva Icyongereza, Imana ntiyumva Igifaransa. Reka mbahebye
nta nubwo yumva bya bindi mujya muvuga ngo nugusengera mu ndimi. Murabizi bya bindi aho umuntu abarahanga ukumva ngo rapapapapa yamwahura ati mwiriwe rapapapa, ntabwo ari byo yumva. Biriya bintu ariko mwagemureka tugakoresha n'ubwenge, omwe ubwenge at least. Simvuze ko gusengera mu ndimi ari bibi, mujya mwumva nabi nicyo kibazo. Oya, gusengera mu ndimi Imana irazitanga, ariko nk'uko abantu bafekinga n'iby'umwuka nibyo barabifekinga, nabyo barabifekinga. Hari wigeze kuvuga indimi arazivuga, undi ambwira ati ufite indimi nziza taho. Indimi zihe? Si Kiruba, nawe jya uvuga. Umwe yisengeraga mu Kiruba, undi akumva ari indimi zo mu ijuru, ati ni Kiruba zuvuga nta kibazo, nawe vuga. Yari yarabaye Kongo. Uwo mvuga yarabimbye twabaga Kicukiro, arambwira ngo nari Cyangugu, hanyuma ngiye mu ishuri ngiye gusengera mu cyumba, bavuga mu ndimi mbona ni njye ngenyine usigaye, ndavuga ngo ndapfuye. Nibuka tableau periodique twize, ndanje ndavuga ngo rere hiki making off, nazibuka. Abantu baravuga ati sha indimi zawe nizo mu ijuru sha zahezoka. Pastor Dedimo yarabitubwiye ngo pastor wacu witwa Hebe, mukuru we yari umupastor, ngo aravuga ati mugomba gusenga mukavuga mu ndimi. Yari yarize rero, barasenga bananira kuzivuga, arangira atangira kubakubita inshyi, aravuga ati ndapfuye ndamwikiza nte, kuko yaravuye mu ishuri ati tableau de multiplication. Arati komerezaho rero, komerezaho. Ntabwo kuvuga ibyo tutumva, ntabwo ari byo bivuze gusengera mu mwuka. No. Narabwiye abantu, ndababwira ngo niba gusengera mu mwuka ari ukuvuga mu ndimi, Yesu ntiyarigeze na rimwe aba umunyamwuka. Hari indimi za Yesu muzi, ntiyigeze na rimwe asengera mu ndimi. Hanyuma niwe watubwiye ngo nimusenga, data akeneye ko bamusengera mu mwuka no mu kuri. Kandi uyu wavuze bamusengere mu mwuka no mu kuri, nta rurimi na rumwe rwo mu ijuru bigeze bumva bavuga. Kandi uyu Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. Birenze ibyo nshuti zanjye, munyemerero ngarukiye ku byo twavuze, ibintu bibiri by'ingenzi dukwiye gusenya. Hanyuma ndabizi iminota iraza kumfasha, bibiri nibura mbivuge muri make. Dusenye ibi bintu byombi nk'uko Yesu yabisenye, nk'uko Yesu yagize gute yabisenye. Tubanze dusenye gusengera mu misozi, tunasenye Yerusalemu, hanyuma twubakaho Yesu yubatse. Dusenye Yerusalemu, subiremo, dusenye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu haravuga ati se ubu dusubijeyo, iri turimo Yerusalemu turimo n'uyu munsi. Nk'uko Yesu yavuze Yerusalemu, hari Yerusalemu y'uyu munsi, kandi nanone hariho n'imisozi ya Gerizimu y'uyu munsi. Hanyuma ibyo nibisenyuka tuzasenga Imana neza. Abo twari kumwe twavuze Gerizimu icyo ari cyo. Uyu mugore w'umusamariyakazi twavuze abasamariya, simbisubiramo, niba utari uhari ejo uzarebeho. Ariko uyu musozi witwa Gerizimu twavuze amateka yawo. Umwe mu mateka karakantu kavuyeho, sinzi icyo kabaye, bituma mvuga cyane kandi urebe niba biza gukunda. Yego, Imana iguha umugisha. Umusozi witwa Gerizimu wagiye uhinduranya amazina, nkuko nababwiye ejo. Aburahamu bwa mbere mu mateka ye mu bice 12, ubwo yatambaga igitambo, Imana imaze kuvugana nayo, nawe yagitambiye kuri uyu musozi witwa Gerizimu, ngo ahatambira igitambo. Abisiraheli ntibabirekeraho, ngo ubwo Yakobo yahaga umwana we yakundaga Yosefu, ngo yamuhaye iriba. Nituvuga iriba ntabwo muri bwumve neza icyo bivuze. Iriba mu burasirazuba bwo hagati nibwo butunzi buhebuje. Ni nko kwavuga ngo isi yamuhaye mu Rwanda ikintu dukunda n'iki n'urwuri, sibyo? Isi yamugabiye urwuri, cyangwa se isi yamuhaye isambu. Burase birakomeye kungana gutyo ra. Oya, iriba mu burasirazuba bwo hagati ni nko kuvuga ngo yamugabiye ubuzima, kuko iriba nicyo kintu gifite agaciro kuruta ibindi byose, kubera ko ni mu butayu. Uranyumva neza? Kuvuga rero ngo aha hantu ise ngo yahamugabiriye iriba, ni nko kuvuga ngo na ahantu hadasanzwe, n'amazi adasanzwe. Amazi mu burasirazuba bwo hagati niyo mari iruta izindi zose. Kuvuga rero ngo isi yamuhereye iriba, bumvaga ari ibintu bidasanzwe. Icya gatatu, Imana ibwira Mose, Imana pana abantu, Imana ibwira Mose mu bice 27 mu gutegeka kwa kabiri, iramubwira ngo nimumara kugira mu gihugu nzabaho ho gakondo, hari imisozi ibiri nimumara kwambuka. Iyo misozi ibiri, umwe witwa Gerizimu, undi witwa Ebali, hagati niho hari inzira. Ngo aya mategeko yose mbabwira, dore we Mose ntuzambuka, ariko umbwirire Yosuwa n'abandi bakuru b'abatambyi nimumara kwambuka mu gihugu mbajyanamo, ndabasabiza
uyu musozi witwa Ebali muzashinga ibuye, hanyuma iryo buye muryandikeho imivumo yose izabazaho nimutumvira amategeko. Nanone umusozi Gerizimu, wa wundi Imana yiyeretseho Aburahamu, hahandi igitambo bagitambiye, hahandi hari isoko n'iriba rya Yakobo, hariya muzahazamure muhashinga ibuye, iryo buye muryandikeho imigisha yose izabazaho nimwumvira amategeko n'amateka y'Uwiteka. Kuva icyo gihe Abisiraheli batangiye kujya bajya gusengera ku musozi Gerizimu, bakajya kuhasabira umugisha. Iyo babaga bumva bakiranutse ku Mana, bazamukaga Gerizimu bakabwira Imana ngo waravuze ngo uzaduha umugisha nitwumvira amategeko. Bagafata kuri rya buye bagasenga berekeje kuri rya buye, bavuga ngo iyi migisha yose yanditse kuri iri buye irakanzaho kuko numviye amategeko. Ngo abagore babuze abana niho bajyaga kubasabira, abagore bananiwe n'urushako niho bajyaga gusengera, abantu bose bafite ibyifuzo bazamukaga Gerizimu. Amen. Amateka rero araje arakomeje, nkuko twababwiye ejo. Mwamenye uko Abasamariya bavutse. Abisirayeli baje kugwa, hanyuma ubwoko bwitwaga Abashuri buza gutera aho bitaga muri Samariya nyine ahangaha aho uyu mugore yabaga. Batwara abantu habinyago, bamaze kubagezayo Abanyashuri n'Abisirayeli barabyarana. Ubwoko rero bwavutse nibwo bwaje butura ahangaha hitwa Gisamariya, babitaga Abanyasamariya. Abanyasamariya ni nko kuvuga ngo abantu batujuje ubuziranenge, abantu batari Abisirayeli nyakuri, abantu bo kunenwa, abantu bivanze n'andi mahanga. Aba rero bitwa Abanyasamariya nubwo bari bafite ibibi, mwanya ntitwawubona, ntibyakunda niyo twamara icyumweru cyose izi nkuru za Bibiliya ntitwazimara, reka nzicagaguremo. Ngo abangaba bitwa Abanyasamariya mu gihe bari bivange banenwa, bari basigaranye ikintu kimwe cyo kwirata, ni umusozi Gerizimu. Umusozi kuvuga ngo nubwo mutunena, nubwo mutugaya, muzajya muzi iwacu kuhashakira Imana. Nubwo mudashaka kutwumva, nubwo muhora muvuga ngo turabanyedini, nubwo muvuga ngo twebwe ntitwuzuye, nubwo mutureba mukatubonamo imico mibi, ariko muzajya muzi iwacu mudushakemo Imana, kubera ko umusozi wa Gerizimu ushinze aha. Amen. Turi kujyana? Haleluya. Umva rero ibyago by'Abanyasamariya, umva ibyago by'Abanyasamariya. Igihe kiragera, ubwami bwa Dawidi buravuka. Ubwami bwa Dawidi bumaze kubaho, Dawidi nk'uko yabigambiriye kera abwira Imana muzi Zaburi 122 avuga ngo ngewe n'142 ngo sinzabonera ubuturo, ngewe Dawidi sinzabonera amaso yanjye gusinzira ibihene ibizafatana, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo, narakubakira inzu nanjye sinzaruhuka. Ngo akajya abwira Imana ngo iyo ntashyi wanjye ngenda nk'umujura, ngenda nk'umuhemu, iyo ninjiye mu nzu yanjye ngo inzu yubakishije ibiti byitwaga imyerezi. Muri icyo gihe bubakishaga ibiti bihenze ku buryo amateka avuga ko bimwe babikuraga hano muri Kongo za Ribuyu mu gihe cya Salomo, niho bakuraga ibiti byo kubaka inzu zabo, bakabyubakisha amahembe y'inzovu. Bubaka inzu nubona ubu ngubu hari luxe itangaje. Umwami Dawidi rero yari yarubatse inzu ikoze mu myerezi n'amahembe y'inzovu n'intebe nziza, ngo yakwinjiriwe akabwira Imana ngo iteke iyo mpinjiye numva ikimwaro, numva isoni, ngewe ntuye mu myerezi naho wowe utuye mu ihema, binteye isoni. Haleluya. Ngo afata umwanzuro. Bavandi, ibi ntabwo ari filozofi, ntabwo ari ubuhanzi. Dawidi niko byagenze. Inzu yarayubatse arayirangiza, ntiyayituramo. Abwira Imana ngo sinzayiraramo na rimwe keretse nawe nkuboneye iki ubuturo. Ngo Imana yo mwijira avuga ati ye ndumiwe. Ibice 7 muri Samweli wa 2 ibice 7. Imana ibwira Dawidi ati ngewe imyaka yose mbayeho, imyaka yose mbanyeho n'Abisiraheli nabaye mu ihema kandi sinigeze numva bindemereye na rimwe, sinigeze ngira uwo ngaya ngo nuko muntuza mu mahema. None wowe Dawidi urashaka kunyubakira inzu, unkoze ku mutima, nanjye nguhaye isezerano rero mu rubyaro rwawe hazakomokamo, hazaturukamo uzaba umwami, kandi ubwami bwe ntabwo buzigera bushira, buzaba ari ubwami bw'iteka ryose. Ntabwo yavugaga Salomo kuko Salomo yarapfuye, ubwami bwe bwararangiye, ngo ahubwo yaravuze uwahanuwe kera uwitwaga nde, intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi. Aravuga ngo nzaguhereza uhara ku ngoma, ntabwo ingoma yawe izacogora. Ndakubwiza ukuri Dawidi ungoze ku mutima. Amaze kuvuga atyo rero ngo atangira fundraising nk'umwami. Nasomye igitabo kivuga amafaranga Dawidi yasikirije Salomo ngo azubakisha inzu, yamusigiye $200,000 z'amadolari.
ubaze uyu munsi yafashe ibyo kuko yabwiye abatware baritanga, ubwe afata ubutunzi bwo bwose arabutanga, abwira abaturage b'i Yerusalemu ngo ushaka gutangira inzu y'Imana natange. Arangije asiga igishushanyo mbonera agisigira Salomo, kuko Imana amubwiye ngo we ntiwanyubakira inzu wavushije amaraso menshi. Aramubwira ngo mwana wanjye ndakwingiza mu bintu byose uzankorera uzamenye Imana ya so niyo yakoreraga nawe uzayikorera. Kandi icya kabiri singusigiye umutwaro, dore ibyo uzakoresha inzu y'Imana uzayubake, nicyo cyonyine ngusabye. Wowe kabyara uzanyubakira Uwiteka, kuko nabayeho nifuza kumubona mwubakiye inzu. Ubwo tuba turagana Yerusalemu, nimwumvirize aho yavuye. Turacyakomeza bavandimwe. Salomo amaze kuba umwami rero wari umuhanga, ngo mbere ya byose, mbere yo gutangira kubaka inzu, si yamusigiye, muribuka amafaranga yamusigiye, mumbabarire nibeshye, yamusigiye miliyoni 96. Salomo ashaka 100 mwongereho ziba zose 200. Izo miliyoni 200 rero Salomo amaze kuzegeranya, ngo aratekereza ati iyi nzu ngiye kubaka nzayubakana. Mbere yo kubaka inzu akora appel d'offre, ngo atuma abami bitiro bari abahanga bitangaje mu kubaka. Icyo gihe abami bitiro nibo bari abanyamerika b'iki gihe, uranyumvise? Nibo bantu bari barize byo gutangaza, babandi ibintu biri sophisticated. Ngo abatumaho, aramubwira ngo nyoherereza abahanga bazi kubaka inzu, ngo kubera ko ngiye kubakira Uwiteka inzu y'akataraboneka. Ngo avuze iryo jambo ngo umutima uragaruka, aravuga ati bimvuze simvuze ubutumwa nabi. Ngo arigarura, ngo aramubwira ngo ya, ngo ntabwo ngiye kubakira Uwiteka inzu, ngo kubera ko Uwiteka Imana yacu, aya magambo ndayakunda mu buryo butangaje, ngo Uwiteka Imana yacu, ngo yo ntabwo ishobora kubakirwa inzu ngiye kubamo, kuko ntiyayikwiramo. Aravuga ngo kuko n'amajuru y'amajuru ngo nayo ntiyakwiramo, ngo ndetse na se wa yandi majuru nayo ntigira gute, ntiyakwiramo. Abari ibyo ngo wongeyeho n'ayandi majuru nayo ntigira gute, ntiyakwiramo. Dawidi yaravuze ngo Imana burya ntiba mu ijuru, ngo yicishiriza mugufi kureba ibiri mu ijuru n'ibiri kuba nayo ibana n'abamarayika, n'ukwicisha bugufi, yicishiriza bugufi kureba ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Salomo rero yarabizi ati Imana yacu sinayubakira inzu yaza sigakwira, yaza reka da n'amajuru y'amajuru ntiyakwiramo, niyo wakongeraho n'ayandi ntiyakwiramo. Umva rero ubwenge butangaje iyo umuntu yamenye ubasenga neza. Aravuga ngo ahubwo naho gutambira Uwiteka ibitambo, naho gutambira Uwiteka ibitambo, iyo tuwatambiye ibitambo iraza igasabana natwe. Ati rero mutagira ngo ngutumyeho ngo uze unyubakire inzu, ntubyumve nabi inshuti yanjye. Imana yacu si nk'izanyu, iyacu si nk'izanyu, iyacu yibera iyo amajuru y'amajuru ni Imana itagerwa. Atariko nzu uburyo tuyihamagara ikaza, niko yasize itubwiye. Iyo tuyicaniye tukayitura ibitambo, mu bitambo ijya yiyoroshya igasabaniramo natwe. Ndabararitse bajya bakurikirana YouTube channel inyigisho tunyuza kuri Senga Emmanuel official. Niturangiza kwiga gusenga, ndabararitse tuziga gutamba ibitambo. Ubwo ndabyibikiye gutamba iki? Iri niryo bita ihame ry'umwuka, ihame ry'umwuka. Ndabizi neza icyo ngiye kubabaza ntimwasubiza, kandi nanjye sinkeneye ko musubiza. Abagiye kuraguza sinkeneye ko musubiza, abagiye kuraguza babatumye ihene imwe y'umukara cyangwa se inkoko y'ibara rimwe, ntimubizi neza? Burya umupfumu wavugana n'imyuka, ariko kugira ngo avugane nayo we bimusaba icyo bita point de contact. Burya kugira ngo umupfumu abaze basekuruna ngo abakurambere barambwiye, kugira ngo abashe kuvugana nabo bisaba icyo bita igitambo. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo ni kugira ngo ijuru rikunde dusabane, ni ukugira ngo abe icyo bita point de contact, ni igitambo. Mura ntabwo soza mbabwira ngo mugitange humura. Muraza kumva icyo twebwe Yesu yadukoreye yo kabyara. Imana yacishimwe cyane. Yerusalemu rero barayubaka miliyoni 100 ngahe. Iyi nzu Salomo yayubatse mu buryo butangaje. Iyi nzu imyaka 46 bubaka inzu. Imyaka 40 ngahe. Ngiye sindayikwiza, nimwibaze namwe. Ntabwo ndi buvuge yo mfite nyine namwe murabyumva, ariko 46 sindayikwiza.
umuntu akavuka akageza nanjye nkaba naratangiye akazi, inzu baratangiye kuyubaka. Iyi nzu ngo bajyaga baconga amabuye, ngo bayubatse, niyo nzu yonyine yubatswe hatavuzwe urusaku aho bayubakiye, ngo badasakuriza aho Uwiteka azatura. Iteka ryose yabwiraga abantu bibaze guconga ibuye, wajya kurishyiramo ati ntabwo rikwiramo, apana kuvuga cyane ntabwo rikwiramo, ugasubirayo ugaconga, wasanga ridakwiramo ukagaruka ati wongera uripime, ugapima. Nta nyundo yakubiswaho, nta byaguza uza akajagari kaba mu bayede, ntimubaze namwe, nta kajagari ko mu bayede, nta kurira mperezi yo mu nyundo. No, imyaka 40 ingahe, 46. Abahanga baravuga ngo uzi impamvu Yesu yavuze ngo iyi nzu nta buye rizasigara rigeretse kuri indi? Uzi impamvu? Nuko Salomo yayubatse hagati ibuye n'irindi ashyiramo zahabu. Iyi nzu yitwa urusengero yararwubatse ku buryo cyari cyo cyitwaga icyubahiro cya Yerusalemu. Namwe nibaza miliyoni 200 se zagiye, abajya bagiye Yerusalemu murabizi urusengero ni ruto rwose nta gitangaza, ahubwo rwari rwubakanye ubwiza buhambaye. Yararwubatse Salomo kugeza ubwo iyo izuba rirenga, murabona hariya hari umusigiti, murawuzi Home de Roche, murayibona abajya bareba ababikurikirana. Uyu munsi hari umusigiti uriya kuri abubatse hejuru bagashyiramo zahabu, ni ku rusengero rwa Salomo rwari rumeze. Yari zahabu or massive ku buryo iyo izuba ryarengaga rigakubita imirasire ku rusengero rw'i Yerusalemu, umujyi wose wa Yerusalemu warabagirana ubwiza. Niyo mpamvu yavuze ngo ubwiza bw'urusengero rw'Imana yacu ruri muri Yerusalemu. Yerusalemu yari igitangaza. Amen. Amen. Sinabarebaga burya, reka ntabwo nongera kuyakuramo. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe. Kugira ngo amateka ubwayo ntaryoshye, nibura iyo umuntu yavuze amateka Bibiliya irongera ikagira valeur, irongera ikaryoha. Salomo rero yubaka urusengero. Urusengero nirwo rwatumye babami baza gusura Salomo, ngo bazaga kureba ubwiza bw'ibyo yubatse. Ubundi baravuga ngo icyo bita protocole ni Salomo wagihimbye, ukuntu abantu bambaraga, ukuntu baserivaga ibwami, ngo bamugerago bakavuga ati nta kintu na kimwe cyo kwa Salomo kitari mu bwenge. Urusengero rwe rugahebuza. Aha rero barahatashye. Nibwo bwa mbere mu mateka uzasome Bibiliya yawe, mu bami ba mbere uzasome Salomo arangije kubaka urusengero, ngo batambye ibitambo bitagira ingano, ibitambo ntibibarika, batambye ibitambo. Hanyuma ubwiza bw'urusengero Imana irutaho ubwayo, ngo yaramanutse abatambyi babura aho banyura, ngo ubwiza bukwira urwo rusengero, ngo maze ibitambo ngo isi iratigita ubwayo ubwiza bw'iki Yerusalemu. Kuva uwo munsi rero Abisirayeli baravuga ati hehe na Gerizimu, hehe na Gerizimu, twujuje urusengero iwacu Kibagabaga. Unasikia? Turujuje iwacu Kibagabaga. Uzazureba amataparimu, uzazureba twazanye noneho shahu zabafi iwacu shahu iwacu noneho. Burya na Emeri waruzi ko ari sigari iwacu, suko tumeze. Ndabizi mujya munkora publicity cyangwa azaje muri Vivat niho sengera, urabyumva neza. Ati nyine haleluya haleluya. Nuko byari bimeze rero, ibyari ugusesera mu myobo twavuze ejo, murabyibuka neza. Ubundi Gerizimu tuhagereranya na, hari wambwiye mu gitondo anyandikira yishimye cyane pe, marerezima nabyibagiwe. Yari yishimye kurikiranya ubutumwa, aranyandikirwa yari mashima nyine. Ati yo Pastor Senga we, ati newe wagiye mu butayu bw'Ikabaronda, ati noneho nagukundaga ndushijeho. Ati ye baba we, ati ubutayu bw'iwacu urabuzi nawe wabugiyemo. Ati ye baba, sinamurebaga ariko nabagavuga ati yo no. Ninjoro twajyanye na Bosco agenda ndondorera amazina yandi yaho basengera nyabuna. Urumva arambwira ati wabivuze ndumirwa se, wagiyeyo? Ati baza ngewe ndabizi neza. Ugereyo ugasanga abagore barakaye, banutse, bambarake bameze gutyo. Umureba yakureba gusa gatatitira ati kuramo izo nkweto ahagaze nahere kuramo. Urinjira hano n'inkweto uramubona n'ukuntu hasa, yarangiza akavuga bya bintu tutumva kipotiko yitatita, ukabati umwuka wera araje. Ku misozi za Samatare,
aho harashaje, hari tugeze muri reka amafiriti ngo utabare. Tugeze mu cyo bita muri urgence, harabitwa ngo mukinzanye. Urumva nimuhazi mwebwe? Mukinzanye muri urgence, mu murabyo, ngo iyo hageze ngo isengesho ryawe ngo abari umurabyo ngo ni sho. Arewe za Gerizimu turazigwije. Gerizimu, ikibabaje ibibera Gerizimu, Yesu nta namakuru yabyazi. Ikibabaje ibibera Gerizimu, nguca intege nshuti yanjye. Nubundi ntabwo naje ngo nkunde ko ndakuzi se, niyo wanyanga abantu barikiza akuna. Ndagira nkubwire ngo ibibera Gerizimu Yesu ntabizi. Gerizimu Yesu ntahazi. Imenye urahagera ukabura ijambo ryita umusaraba n'urupfu rwe. Gerizimu ni amatika haba. Urabizi neza, reka mbabwire bavandimwe, ngiye maze imyaka 20, urabizi neza, mu rusengero. Ntabwo mvuga iyo mu idini, ngiye navukiye imyaka 4 narimbaga muri korari. Imyaka 11 nibwo nabaye perezida wa korari. Ku rusengero rwo muri Eyari niho nize Sunday school. Urusengero ndutinzemo rungana nanjye, kukureba nkaguhanurira ibyo natekereza kandi nakumasha pe. Umukobwa ungana nawe sa ahangayikishwe n'iki? Si umugabo n'abana? Arewe bigoye hiki kureba umugabo nka Emery? Ni kurabi ibyifuzo birazwi ku isi. Nakazi, ni boss, ni umugore, ni bene wanyu. Abagore bo barabazi kubamasha. Mwebwe muramukazi wenda mubonye arakurangisha ati ye baba we. Hari umuntu ugiye kugutwarira umugabo muri no minsi, mbonye umugore w'inzobe muto ugasara ati burani karunaka, ntakubwira wari we, ugatangira ukabaceka bose rero bose ukabavamo. Uriya ni Honorine nako siwe neza, ariko siwe ntiyaba ari kanaka, babasiga hano mugatanga amaturo mugataha murakaye. Ntacyo babwire ngo iki, bimbabaza umutima. Ntasenga, ntazi Imana, ntazi ibyo yizera, yirirwa mu byumba. Noneho naratangaye, abacuruzi bo ntibajya basenga, ngo ahubwo aramwishyura akajya kumusengera. Bameze nk'abarozi. I'm sorry to say, uriya muntu duturanye niwe ufite abakiriya benshi, noneho ukamukubita menshi ngo abakiriya bahariya abaturune kuri wowe. N'ubupfumu. Gerizimu imaze abantu. Gerizimu ndababeshyira se nimubizi, gusa nyine ntubyerekana, nanjye ndiwe ntabwo nabyerekana, ariko nyine umutima wawe ukubwiza ukuri. Abantu ubu nibumvira abashumba babo, bafite abahanuzi babo. Ubundi baravuze ngo hari ibintu 3 umugore wo muri Afrika udashobora kumubuza. 3 udashobora kubuza umugore w'umunyafrika. Icyambere no kurongorwa. Umukobwa washatse kurongorwa nushaka uzavuge cyangwa ureke, ararongorwa tu. Icyakabiri ni ukubuza umugore wo muri Afrika umuhanuzi. Afazari muratandukana. Cyagatatu reka nkihorere. Uramubwira ukamubwira ntakumve kugeza igihe. Ndavuga ndi umupastor, nza bazishenye biruka inyuma y'abahanuzi. Ndavuga ibyo nzi neza, bazishenye biruka inyuma y'abahanuzi. Umuntu agatanu ubwo yari yambaye umukozi w'Imana yavuze iki Bibiliya itavuze. Abandi simvuze basambanira kuri iyo misozi. Ndibuka umukobwa mwaje arambwira ati pastor, ejo bundi navuye n'uwiwacu navuye Kanyera, tariki ibintu byambayeho sinzi ibyo ni ibiki. Uziko umuntu ajyanye kudusengera adukabakaba mu mabere. Nabwo ari buretse aho mbanze ngo urushye kwanza wajyaga he. Yarabivuze ngo nkajya numva umujinya urava mu ngu uzamuka. Kandi ubabwira buryo umuntu ananira umuhana ariko umushuka. Bana we, Gerizimu ziratumaze. Gerizimu mwebwe mwaba pastor, ndabibabwiye nuko batebabwira mwese hano muri abanyamubiri. Bari mubizi iyo bavuye Gerizimu baza babapakiyemo ko nta Mana ibarimo.
bakajya bavuga ati kunangana burangiye muri nge munyamwuka gusa ko ninjye unanutse hano ati barabishe biriya bara n'abanyamubiri mbega ibaze namwe ikintu bavana Gerizimu. Ntabwo ndi guhimba nge ndavuga ibyo nzi. Kwivira Gerizimu rero tujye Yerusalemu sibyo? Yerusalemu naho rero haragatsindwa ni kimwe. Yerusalemu naho hari abanyedini biyubashye. Iyo babwiye Imana bati akora musoro ubwiriza atuzi ko twebwe muri yari buryo ububyutse bwo muri 33 soko kurwanjye yari aburimo. Abantu Yerusalemu ntacyo wababwira azi indirimbo zose uhereye ku ya mbere uwera nyiringabo nyiri ugakomeza izagakiza aza abantu ko basimburanye uhereye ku bwa bununguri nise bununguri arabazi neza uko bagiye basimburana uko za paruwasi zubatswe abo ngabo rero ritirije iyo uteranye ntuvugija isengesho rya Jacques Chrysostome uranyumva neza barakubwira ati ko ruwahehe ntabwo ari uko twebwe muri itorero ryacu dusenga. Aba Yerusalemu nabo nibakorwaho abo ngabo ugomba gusenga mu njyana isanzwe mu itorero. Urabona buri torero ryose rigira injyana yaryo. Niba rero injyana ari Mwami Yesu ntuvuga utyo nabwo ni iki twe tuzamura injyana utangiye kwicara uturuje. Ubu ngiye nanayimaze maze nikimenyimenye nakumbye kuba ndahangaha inyuma mumbabarire nako ariko nyine muranyihanganira muba mwatumiye abo mu macaci. Ubu nayimaze hari abantu batari gufashwa bavuga atari kuri yawe nuwahe nta nubwo nambaye akantu niba abantu bo mu macacizi muri make Imana igomba ko mwanutse kandi muzanongera ndabyizeye. Urumva Imana hariya yebaba we abo ngabo babona umudamu aje gusenga nibyo ntacyo bitwaye ariko niyegera iyo ngiyo ntabwo yambaye isuruwari yambaye ipantaro abo ngabo ariko mujya mubona abagore no we ikimubangamira imisengereye saho yumvira Imana ni uburyo byagenze. Imana dutabare imisengere. Yesu rero mwabumvise ko dutunga Yerusalemu yiwacu. Yerusalemu aho ubwiza buri aho nge nakuriyeho itorero baryitagira ry'umwuka n'itorero ry'umwuka. Induri kavuga ati twebwe ntituri idini turi itorero. Induri kavuga ntabe yasengora uratwita idini gute ariko wareba icyo Bibiliya yita idini ugasanga ahubwo we ararengeje kuba umunyedini. Imana ni decor, imisengere ni ibiri inyuma, imisengere ntabwo ari imbere. Yesu rero araza asenya byombi. Aravuga ati abirirwa mu masinago, abirirwa mu myobo, abirirwa inyuma y'abahanuzi, abirirwa inyuma y'amategeko, n'abamaze gukora za rutiriji nyazo n'imihango n'imigenzo itari mibi. Unyumve neza, itari mibi. Ntabwo iyo migenzo ari abadayimoni, oya ariko iyo migenzo itagira Imana nta kimaze. Uranyumva neza? Niba mbivuze nyo mutavuga ati yasize asenye, oya utirije simbi, oya ahubwo ikibazo ni ukubikora kari byo bikubera imisengere akabiri byo wita Imana. Nshuti zanjye wanyumvise? Hanyuma rero Yesu aravuga ati ibyo byose Imana yakoze ikintu gishya. Imana yakoze ikintu gishya. Iravuga ati mugore nyizera igihe kirageze ndetse kirasohoye. Muri Bibiliya y'Igifaransa bakoresha ijambo heure ni isaha irageze ndetse igihe kira. Umwanya ntabwo uhari. Muri Bibiliya bagira ibihe byabo. Hari icyo bita isaha, hari icyo bita umwaka, hari icyo bita igihe n'igice cy'igihe. Rero Bibiliya ikoresheje ijambo isaha ibivuze igihe cyegereye cyane hafi yo kuba kigiye kuba. Uri kunyumva neza? Iyo Bibiliya ikoresheje ijambo ngo isaha irageze, heure, ni ukuvuga ngo
ntabwo ari bishyize kera, birasohoye n'ubu. Iyo ivuze ngo umwaka ibivuze periode ndende ariko irangira. Turi kujyana inshuti zanjye, reka ndekera aho ngaho. Muribuka Yesu avuze nka Yesaya wabihanuye, aravuga ngo igihe cyo guhora inzigo kwanjye ariko n'umwaka wo kugira imbabazi nawo urasohoye. Yavugaga periode y'ubuntu. Ego rero inshuti zanjye, iyi Imana ivuze ngo isaha irageze, bivuze ngo ni nawe igihe kirasohoye. Aravuga ngo igihe kirasohoye ubwo abantu batazaba bagisengera data mu misozi, batazaba basengera data muri Yerusalemu. Ndavuga muri rutonde, mu bintu bikwiriye, mu mihango runaka ari ubanza, runaka nawe ukurikira. Igihe kirasohoye ngo ubwo abasenga by'ukuri basenga nde ngiye uyonza kuba hari urya munsi nari guhita mubwira nti wa munyamubiri we, wa mupagani we, wa muhanuzi w'ibinyoma we, yaza kuba ari ngewe. Kubera iki? Cyaraziraga. Nta Mwisiraheli wasengaga data, oya, Abisiraheli basengaga Yehova, basengaga Yahwe. Uzabaza amateka, iyo bandikaga ijambo Yahwe bahamagaraga umu artiste w'umutamzi, akaza agakaraba, yamara gukaraba ntibamukozeho igitambaro kugira ngo ataza kwandura, agakaraba amazi yeza, agafata ikintu yandikisha agakoza mu irangi, akandika inyuguti Y ya igreje, agashyira hasi, akongera akajya gukaraba, izina ritegerwa, akongera akumutswa n'umuyaga, akagaruka agafata icyandikwa akandika hashi, kugira ngo azarangize kwandika ijambo Yahwe. Byabaga bimutwaye umwanya. Kubera iki? Ni Imana iyo ihambaye, itegerwa, iteye ubwoba, yo gupfukamirwa. Nuko bayibonaga. Yesu arangije arabihindura, ntiyavuga ngo igihe kirageze ngo musenge Yahwe. Uwo Yahwe aramuzana amugira nka Kanyandekwe, uranyumvise, cyangwa se Karasira, cyangwa se Sebununguri, aragenda amugira nka Sosha. Ibaze nawe, aravuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga. Icyambere bagomba kumenya ko uwo basenga ninde. Ntabwo akiriyo yabyaye abantu bwa kabiri, yabyaye abantu bagira abana. Kuri nge rero, kuri nge utaramenya ko Imana ari data, gusenga bizahora bigoranye. Nutamenya ko Imana ari data ngo kandi bive mu magambo no mu kuresita amasengesho twafashe, ubimanure mu mutima, ubyumvisha umutima neza ko Imana ari data, gusenga bizagorana. Ibi Yesu yabyishyuriye ikiguzi ko Imana ari data. Yabyishyuriye ikiguzi ku buryo mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 8, ubutumwa bwiza hano turi mu bice 4, inkuru yarakomeje mu bice 8, ngo hageze ngo aratinyuka avuga ko Imana ari se. Mu bice 8 ngo baramufata ngo bashaka kumutera amabuye. Noneho ngo abagiye kumutera amabuye aravuga ati muranziza iki ko? Murashaka kunziza iki? Ati rega nta kintu tukuziza, rwose ibitangaza ukora turabyemera, ariko ikintu tukuziza tutihanganira. Mu yandi magambo, iyo tubonye ubwiriza tubona uri umunyamwuka, iyo tubonye ibitangaza ukora turavuga ati uyu muntu Imana ikuri kumwe nawe, ariko iyo turebye teoloji yawe tubona uri rongo. Uri kunyumva? Iyo turebye teoloji cyangwa doctrine yawe tubona uri rongo. Kubera iki? Utinyuka kwita Imana ko ari so. Natwe rega turabivuga, ahubwo wowe wongeraho akantu, uravuga ngo Imana iso bwite. Abisiraheli bitaga Imana papa. Usomere mu Kuva 4:22 niko havuga. Imana iravuga ngo ugende ubwire Farawo ngo nande kurira ubwoko, ngo kuko Isiraheli ngo ari nk'umwana wanjye w'imfura. Ubwabo Imana avugaga ko ari papa, ariko baravuga ngo ni papa by'ikitiriro. Ni nkuko twita umukuru w'igihugu ngo ni umubyeyi, nabo nuko bitaga Imana papa. Yesu rero ajewe aravuga toya, ntabwo ari ikitiriro, oya, irakubyara neza 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 neza, ukavuga ngo iramzaye neza 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 neza, mbega ukajya mu irangamuntu yayo. Niyo mpamvu bavuze ngo igihe kirageze, ni isaha gusa. Iyo saha yaravugaga hasigaye iyo minota itararangira, ishingiye ku kuvuga ngo kugira ngo yitwe so neza, mubone uko mu musenga ari so neza, nuko ngomba kubanza kubambwa ngapfa mu maraso yanjye, unyizera wese. Nkuko Yohana yavuze, aravuga ngo
bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekanwa. Haleluya, haleluya. 1:12 havuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibavuka nk'uko iby'umubiri bigenda, ahubwo bazawe n'Imana ubwayo. Kugira ngo bikunde rero yaravugaga ngo igisigaye ni gito, ni ugupfa kwanjye gusa, kuko mu maraso yanjye, mu rupfu rwanjye, mu mibabaro yanjye, uzajya ureba akareba mu kwizera Yesu abambwe, Yesu apfa, Yesu azira twebwe, yarangiza akabyatuza akanwa abyijeje umutima. Bibiliya iravuga ngo Imana ibimuzaye ubwa kabiri. Indi misengere yose naratangaye bavandimwe, nabonye ako kantu kuri YouTube nako kuri WhatsApp abantu bagahererekanije ngo n'abasilamu ngo bajya buzura umwuka. Nanjye narakabona yarimo yavugaga mu Giswahili amavuga umuriro, ati mutarungura abayame, avuga umuriro uko akomeza kubivuga. Kandi urabizi bo nta cyizere bagira. Ubwo ngiye kubatoroje ntoya bene data babasira, burya bahora bizeye ikintu kimwe, bakora imirimo ngo bizeye ko nibapfa Imana izashyira ku munzani, ngo ibyiza nibiba bimanutse bazajya mu ijuru, ibibi nibimanuka kwa heri no kugikuzimu. Niyo mpamvu kirazira no kuvuga Muhammad ntihongereho sultani wa taala ngo Imana imuha amahoro n'imigisha. Uranyumva neza? Kubera ko duhora tubasenya nta cyizere bafite, kubera ko ibintu byabo byose bishingiye aho ibyacu bidashingira. Njya mbwira abantu ngo ni idini rya Gikristo gusa ryonyine ritinyuka kuvuga ko Imana ari data ryonyine. Ni Yesu wenyine waje mu isi kuvuga iyo Mana, aragenda arayizana ayihereza isano nawe yuko yakubyaye ari papa. Mu gihe yavugaga ibyo ngibyo rero arangije aratitira nyine kwa kundi dutitira ati bavandimwe, abantu bati abasiramu buzura umwuka. Ntabwo uri ari umwuka, ni amarangamutima. Ya marangamutima akozweho umuntu yumva akantu kamuzamutse mu se normal. Kandi ari amarangamutima araryoha, ni kuri pe araryoha. Uziyo nyine wumvise yakozweho ukajya umva utuntu tukwinjemo twudushagarira nyine ugatitira, c'est bon, ntabwo ari bibi. Kandi yana n'umwuka yatitiza simbyanze, ariko icyo shaka kuvuga sibyo biranga umwuka. Oya, umwuka w'Imana ngo icyambere ahubwo atubwira atwemeza yuko turi abana b'Imana. Umwuka w'Imana ngo hamanya n'uwacu neza 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 yuko turi abana b'Imana. Imana yatubyaye iki? Ubwa kabiri. Intumwa za Yesu zabimeneye amaraso, uhereye ku mfura y'iwacu, ndavuga Yesu Kristo, yabimeneye amaraso. Bagiye kwa Pilato baravuga ngo uretse nuko azirura isabato ngo aranigereranya agatinyuka Imana ko ari se bwite. Bamurega ibinyoma, baramurega nawe ntiyigeze ahakana, aravuga ati ngewe ndi umwana w'Imana. Ibindi byose bavuze yaracecetse. Njya ntanga nabwiye abantu ntuzigere wisobanura abantu bakurega. Subiremo, ntuzisobanura abantu bakurega. Gusa icyo ngusabye uzavuge gusa bigeze mu guhamya icyo uri cyo. Uranyumva? Anje aribona yayisengagira narababuje ntimukamvugire ngewe. Numva abantu bice bakamvuga nabi, ujye usabira imbabazi aho. Ugati senga yarakuhamukiye rwose, musabye imbabazi pasiteri wanjye, birashoboka ko yabikoze, mubabarire. Kandi ahora avuga ko n'Imana yamubabariye. Yego nabyo kuvuga ngo ariko mwanga abakozi Imana induru zikavuka. Hoye nose turi abantu dukosa rimwe na rimwe, nta gitangaza kirimo. Ariko si ubwo wowe umwana yakosheje ntabwo yongera kuba umwana. Yego da, nanjye nkosheje nyenda kosa, papa zampana cyangwa ndakarire cyangwa nkunde, ariko ndi umwana w'Imana. Ngosa nduwayo, nkora neza nduwayo. Icyo ndicyo kiri mu maraso y'umwana w'Imana, kiri mu maraso y'umwana w'iki. Hari akajambo twibagirwa rero iyo dusenga kavuga ngo data watwe, data watwe. Nshuti yanjye utarumva iyo twese, kuri ngewe ujye ubanza ureke gusenga. Wa mugabo wirigurega imbere y'Imana, waruzi ko n'Imana ari se burya? Waruzi ko wa muvandimwe yakunaniye, wiriga umurega uvuga ati Imana uzamporere? Nta kindi Imana yakora, bibaye ngombwa yakongera gupfa ngo nuriya nawe akiri. Nutarumva ko Imana ari data wa twese, gusenga uzaburetse kubikora. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nujyana ituro ryawe, wagera mu nzira ukibuka ko hari icyo
mwene so risige siryo rifite agaciro ubanza usubireyo mwiyunge nawe niba utararekura mu bintu nshimira Imana yo kabza nta muntu numwe senga nikoreye mu mutima mu bintu nshimira Imana kandi byose uko ndi mwiza ndashimira ubuntu bwa Kristo Yesu ngewe nta muntu ndakariye numwe uko nge nicira nkibaza ngo ariko ninde nanga nkamushaka nkamura ngasanga ni shitani yonyine yo gapfa ushobora kunkosereza numva ndababaye pe nkababara ariko iyo ngeze imbere y'Imana na rimwe numva uri umutwaro kuri nge no narabivuze ngo ibi byarinjiye mu mutima ndabizi neza waba udashobotse uri shitani nawe uri umwana w'Imana tubigende guteze nawe uri umwana w'Imana nge ndeba abahungu banjye iyo barwanye rimwe na rimwe cyane umuto ajyaza kundegera umukuru nkaho azi ko ngende papa wenyine uranyumva ntimurabona abana barwana umwe akwita undi ngo wivuga mon papa no c'est mon papa ndateye mon papa no mon papa mwebwe muvuga icyongereza my dad that no not your dad my dad that even my dad yerega induri karwana nibararwana kuri mwebwe iwacu bibayo bakarwana iryo jambo umukuru mutakarira ati no akumva nkaho wagira ngo baramutwaye wese reka nkubwire iyo mukubise rero asa nugiye guhamagara bombe atomique ngwino umurangize senga mo papa viens kandi yampamagara rimwe na rimwe asubira n'inyuma akazana ibibando kugira ati ntabwo yije yitwaje kanza nkwereke rimwe yigeze kuzana icyuma urora kuto azazanye kutati munyereke ntabwo aziko aho nkore kuri mukuru we afazari naze kubitwa aho kugira ngo icyo cyuma nkimukozeho nakikozaho ngewe urwo rukundo ntararwumva nuko data ameze utarumva ko Imana ari data kimwe mu bintu bibereye amasengesho yacu inkomyi ntitugire ntarenge prafo tuza twikoreye imitwaro yabo tuje kurega baturemereye kandi ibyo byoroshe nurebe ko turi bacyane mu rusengero mvuze ngo dufite amasengesho y'iminsi 3 yo kubarega bumvise title 3 yo kubarega iyo rwatubana ruto rwatubana ruto 3 yo kubarega atuzo ko baje wese murege mukubitisha inkuba hamagara ibyo yagutwaye mubwire ye kubona amahoro uzi impamvu nge ntajya mbibigisha ndabibabwira impamvu nuko namwe muri abo ngabo ndabizi neza muri abo ngabo bibaye ngombwa ko turegana wasanga rega ari wowe nanjye twicaranye ni wowe nanjye twicaranye mu rusengero gusa twe turabanyakunda abanyarwanda umuzara mu rero yareba ukamuzara ugiye kumwicara nyibutse izina Fulani witwa William yabona William yicara ugumuzanye protocole ukamuzana yabona William imbere agata yicara hari ngiye ntabwo nakwicarana na William arakata William ntawe muzi se muri kiliziya urabona abo bajya bahana amahoro ya Kristo nyuma ya genocide rero barasangiye byandi byose bavuga nyine utubabare bya byacu ko twabona kwa kundi bagira ko twagucumuyeho utubabarire ngende umunyabyaha barabivuze byose noneho rero niyo barangije kwihana bagati muhana amahoro ya Kristo ahindukira mugenzi wataye utamaye muri genocide wiyampera ndeka kandi yarangiza ati yego rwose data batwese irorerere waki simvuze ko yagize neza ariko n'uro wananiranye yaramupfiriye iyo ataza gupfira bananiranye ntaba yarapfuye ndashimira Imana yo mu ijuru hari ibindi bikingoye ariko icyarakinkirije mu mutima wasenga hakuna mutu pare nta muntu urwanira muri nge pe ndabibabwiye niba nabikeka guri ibeshya ngewe ndi clean mu mutima wanjye harimo Yesu gusa uko nuko abo mbabazwa nabo nibuka ko ngiye nakoshereje kandi iyo mbibutse nabo murambwira Imana ngo icyampa ukampa ubuntu bakambabarira ubabashisha nanjye kumbabarira kuko ngewe rwose navuze ngo nanjye ndababara iyo nkosheje ndababara ndi umuntu ariko iyo ngeze imbere y'Imana yarafashe ni data wa twese agirira impuhwe n'abatabishaka
uzi ko Yesu ababarira Imana ihereza amafaranga neza ko ayo mafaranga iguhaye uzajya kuyakoresha ngo uyirwanye. Iyo bavuze ngo ivubira imvura babi n'abeza, witekereza imvura ni ya migisha. Aho abantu rimwe umugabo ajyanye undi mu ndege atangira kumubwiriza, ni pasiteri inshuti yanjye, ageze mu ndege atangira kubwiriza mugenzi we yari afite Bibiliya. Undi aramubwira ngo urimo urambwira ibiki? Ati winderanja ndi mu masengesho. Ati uri mu masengesho? Ati nusumva tore mwene data. Ati reka da, ndi mu masengesho kurwanya ibyo mwizera. N'umurozi wari ugiye i Burayi kurangura we ku buryo bamutegetse kwiyiriza ubusa gukora amasengesho kugira ngo arwanye ubukristo. Ugira ngo iyo ndege irashya se? Ugira ngo ibyo agiyemo ntibikunda se? Nuko iteye ivubira imvura babi n'abeza ni data wa. Ibyo wabifashe nibura uwampa muri aya masengesho y'iminsi 40 ukarekura mu mutima ukuremereye ukamurekura. Ngiye narinzi ko twasirimutse muri no minsi, ariko siko bimeze. Nukuri kw'Imana narinzi ngo abanyarwanda twarasirimutse, malheureusement siko bimeze. Uzi ko abantu batinya abarozi n'ubagendana abarozi. Yanyiciye umwana abarozi se ubizi ute? Ngiye ndabizi yewe. Amahirwe ndi umupastori nkorana ibyo ngibyo nyine muri amukazi wanjye yanyiciye umwana kandi ntibajya babakureba biwacu. Ugasanga aho ngaho turarakaranije dufite ibintu by'imijinya. Bavandimwe niyo yaba yarabikoze nose kutamuzura murekure ni data batweze murekure. Nitubanza kumva icyo wajya imbere y'Imana ntugende wikoreye abantu ruhuriye bakuremereye mu mutima. Kandi rero mwebwe ntabwo mufate yanze kunsura yageze runaka ntiyampamagara duhora dufite ibintu by'urwikekwe ni mubireke ujye imbere y'Imana wumva ugiye kwegera data umeze uteriro. Ya minota yageze ariko ndasoje. Data umeze uti? Ndibuka inshuti yanjye imwe aba mu Bufaransa uyu munsi, aba mu Bufaransa, yasigiye ibintu ntazibagirwa byinshi. Najyaga niba ari umuntu wanguye kubwiriza arimo pe, yajya ampereza utuntu twinshi. Rimwe nambwira rega Imana ni data. Nambwira ati ceceka rero ceceka. Ati cyo ubundi nicyo cya mbere dupfa. Mugize ngo iki? Nyine iyiza kuba ibindi ntibe papa. Atukubera iki se? Ati niba Imana imeze nka data iragapfa. Ati kuko ngewe umugabo nzi mu isi mubi ku isi ni papa. Niba rero Imana imeze nka papa iragapfa. Kandi yabivugaga n'umutima we. Ati Imana ndayanga pe kandi inyangira iryo zina. Nshuti yanjye byaba bidahaye kandi hari abandi bafite abapapa ameze batyo. Hari abandi bafite abapapa ameze batyo. Hari umupapa w'i Burundi wajya gutaha akajya ngo agatabura igihe yasinze buri gihe. Hanyuma yarategetse umugore we n'abana nguko ntashye ujye ubyutsa abana mutonde umurongo muririmba indirimbo barimbaga i Burundi. Erega dawe uri umugabo we wambyaye uri umugabo we wambyaye ukandera ukampa indero y'ubugabo. Babyutse saa 8 z'ijoro arahimbye mugani w'abarundi arahaza umugore ku buryo abana ntibasinziraga buri gihe ntibasinziraga. Urumva neza babaga basiziye bakumva mama aravuga ati mubyuke araje bakabyukana bambaye inuze. Erega dawe ramugabo wibeshe mwe kwiririmba neza se fo kwiririmba ku rutonde wewe mbyaye ukandera. Niba papa rero wo mu ijuru umutekereza utyo, abarundi bari hano kameme babyumvise. Ntabwo ari uko Imana iteye. Data dusenga yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi, yuzuye ubuntu, yuzuye impuhwe, yigize umuntu ngo akunda kwegere avuga n'ijwi ryoroheje. Niyo mpamvu birivuga ngo uhakana Yesu ko yaje yambaye umubiri niwe antikristo. Kuba antikristo n'uguhakana iyo formule y'urukundo rw'Imana rwo kwiyoroshya, rwo kwicisha bugufi igahinduka umuntu ngo nivuga ubashe kumva, nikubwira wumva imvugo yayo. Njya mbona bajya gusenga bamara kuhagera mbere y'ibindi byose ngo Imana ngo hano ngo yakujugunya mu idirishya ngo urayikinisha wowe. Ariko se ngewe ndizanye tubwizanye ukuri, hari abandi sizi inyuma hari abanze kuza. Ubwo ngewe nje ni ngewe mubi kuruta abanze kuza. Bose yarababuze ku buryo yabica. Nawe shira mu gaciro. At least ngewe ndaje basi. Abandi banzi
abandi barimo barayirwanya, none yo yirukana abayisanga ku buryo kunyuza sino mu muryango ati subire muvandimwe singukeneye, ni mu idirishya. Iyi Mana iteye gute kwe? Namwe nimushyire mu gaciro iteye ite? Ngiye warigenge mbwira abantu ngo iyo ngiyo ntaho duhuriye ni yawe, iyanjye suko iteye. Iteka iyonje biteze ibiganza, ibimbwira ngo nari ngukumbuye. Abahungu banjye barantegereje byensu, kandi nanjye I can't wait, ndabakumbuye. Uziyo mbabonye hashize ibyumweru 2, iteka mbona barakuze. Uwo munsi mbahereza icyo bashaka cyose, nabo barabizi neza. Nibwo barya junk food, papa aujourd'hui no guteka, turarya ibyo bitari byo gutwera iki. Arabizi neza uramukumbuye, arabizi neza uramukumbuye. Kandi iyo tumukumbuye uwo munsi mama wabo nta kintu bavuze, ni papa. Kwera iki? Papa turasohokana, papa arangurira ibi. Nanjye uwo munsi mba ndi generous, baguhereza. Tuba tuzongera ejo, ariko uyu munsi mba merewe neza. None niba ngewe ndi mwiza gutyo, iyo mwijiri iteye ite? Iragutegereje, iragutegereje, iragutegereje. Nujuza gusenga juza nka Dawidi, uvuga ngo nari nkumbuye amazi y'i Yerusalemu, nari nkumbuye kwegera yicaye kuri ya ntebe, nari nkumbuye inkunda integereje, indeba n'impuwe, isanira imimyenyurira, imbwira ngo karame senga, ngwino muvandimwe, ngwino mwana wanjye, ngwino. Juza wigize ishyana ahubwo mugani w'abandi, uzi uvuga ati ndagiye, yari integereje, mvuye mu kajagari, yari integereje, yari integereje ngo dusabane nyabo. Amen, amen, amen. Nimumara kumenya ko Imana ari uko iteye rero, muzajya mureka ibya bintu byo kwimunyamunya. Urabona ngewe ndabya mbibona, tukaza duseka twagera hariya nkaho wagira ngo yicaye hano nyine ireba abinjira bavuga, icunga abinjira bavuga n'abatitonze. Hanyuma tukamara kwicara tukiyegeranya nyine tugatangira, mwami Yesu mwana w'Imana, reka ibintu nk'ibi. Simvuze ngo kuri urofa na so ntabwo ari ko uramwubaha, ariko kandi ba wowe, biyu ba wowe. Papa narinje, Mana yanjye narinje. Kandi ubanze wibukaho aho wabereye wowe kubera Kristo Yesu, kubera uwapfuye ngo mpinduke umuvandimwe we, ndaje. Haleluya, haleluya. Kubera ikinege ndaje, ngewe senga. Yo byarananiye guhimba amasengesho mashya, ubundi twakagombye kwisingiza ku buryo urema ibishya. Ngewe ndabizi neza Yesu ntiyancunguriye mu benshi, niyo mwese muza gukizwa akabari nyengenye urusigaye, nabwo yari gupfa. Mu bandi magambo ndi ikinege mu rukundo rwe, nkindebera mu benshi, indeba nkanjye, yaramenye, yantumye aho abavuga butumwa, barambwirije. Kubw'ibyo rero ntabwo yapfusha ubusa amaraso ye, ntabwo yapfusha ubusa urupfu rw'umwana we. Ndaje papa, ngewe wakunze, ngewe wamenye kera, ngewe wanditse mu gitabo cy'abadapfa. Njyamubwira ngo wanyandikishije wino yitwa amaraso yawe, ujye kwandika wino yitwa amaraso yawe. Umbajije ngo ngewe ndihe mu Mana, nakubwira ngo ntembera mu mitsi ya Yesu Kristo, ntembera mu mitsi ya Yesu Kristo. Mu mitsi ye niho ngewe ntemberera, nifite uko yivana muri nge, ndi nka virusi muri we. Haruko ntagize ngo mbibatsindagiremo. Imana ni papa. Ninde? Apana nka Kayinamura. Wasanga Kayinamura yakubitaga mama wawe ku buryo uvuga ati aragapfa gusa. Uwo ni Kayinamura. Hari undi papa nyabo, hari undi papa. Uzuye ibambe n'imbabazi, utarobanura ku butoni, utareba ku buranga, uhamagara abakene, ugahamagara abatindi, ugahamagara abari marginalize. Uranyumvise neza? Uhamagara abatawe, ubwira indushyi. Naravuze ngo Yesu niwe wenyine witeje indushyi. Uhamagara ngo nimuze mwese abarushya n'abaremerewe, musange ndabaruhura. None twebwe twarabihinduye, twigize abanyamwuka, twarabyimbye. Ubwira kujugunya mu idirishya, iyo ni yawe si yanjye.
urutwe na Yobu wavuze ngo naho yanyica napfa nyiringira. Mwebwe abana banyu umwari wakubita umwana uzareba abana ntibakunda kwemera ko ababyeyi babo babahana, ndavuga ababyeyi b'abagore. Uramukubita akaguhungiraho nanone, kandi iyo aje nawe ntiwongera ngo ukubite, wumva ucitse intege mu maboko ugaterura ahubwo ugahoza. Niyo yadukubita ntifite uko itugira, turabaye. Icyampa mbere ya byose mu gusenga, mbere ya byose wibuke ngo usenga ninde? Data. Erega n'abantu ngo babaye abanyamwuka ukumva aravuga ngo ariko wowe ndavuga ibyonzi namwe muzi ndabizi. Ubwo hano yaje ngo yarakaye ngo afite ifuhe ry'umwuka, ni muri ababona mwebwe akaba afite ifuhe ry'umwuka, ngo ariko ngo yigukinisha Imana, ngo Imana ni so, ngo Imana ni nyoko. Niba atari data se ni iki? Niba atari data ni iki kindi? Ahubwo ubwo nyine yayirakariye mu mwanya afite umujinya mu mwanya wayo, ngo ubwo Imana urayikinisha ni iki? Ngo Imana ni so. Niba watari so ngewe ni data, ni papa. Ibyo ntibimo uburenganzira bwo kumusuzugura, ntibimo uburenganzira bwo kutamwubaha, ariko kandi bimara ubwoba bwo kumwegera. Nkavuga ngo uko biri kose uri data. Reka mbareke mutahe we, tuzongera ejo. Yesu abampera umugisha. Pastor karibu, Imana ibahe umugisha. Ejo tuzasengera ibyifuzo muhumure, nabwo tuzabisengera. Yesu abagirire neza, tuzongera ejo. Ejo tuzaba tureba gusenga mu mbaraga. Gusa imbaraga kubera iki gusenga ari imbaraga? Why? Hanyuma imbaraga tuzazikura hehe? Mu mwuka no mu ki? Twavuze data gusa, ariko abamusenga bagomba kuba ari. Imana ibahe umugisha. Yesu abagirire neza. Amen. Reka twongera abashimeshi, tukomera abashimeshi Imana yacu. Yesu yarakoze ko yaje kuturuhura, yaraturuhuye Yesu. Kandi yaturuhuye byinshi, arabizi hari igihe byatubagaho, ariko Yesu yaraturuhuye. Turasoza, turakira ES adusuhuze. Reka haguruka basuhuze, ni umuyobozi wacu, tugomba kumuha na madamu. Bahaguruka dusuhuze. Ni General Secretary wa Anglikani yose mu Rwanda, turamwakira mu izina rya Yesu. N'abandi bagiye baza nyuma turi kumwe, komite executive nabonye, ariko munyemerere mpagurutse elders bavuye muri Vivant. Muhaguruke tubakire nanone, turabyubaha, turubaha. Haleluya. Nzakomeza mbivuge, mugenda mudusigamo ideni, ariko turakomeza tubigireho. Amen. Haleluya. Munyemerere nakire mushiki wa Nsenga, tumwakire, ahaguruke tumwakire mu izina rya Yesu. Mushiki wo maraso, twese hamwe reka duhaguruke rero, duhamagare Luka adusengere. Namara gusenga turasaba Sabine adusabira umugisha. Mana yacu, data wa twese, wewe wamennye amaraso kugira ngo tuba abana bawe. Birashoboka ko hari umuntu hano umvise atari yarigiza amenya kuri se, binyuze mu cyo Yohani yavuze ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye baha ubushobozi bwo kuba abana be. Ni ku muntu uyu mwanya y'isaha ayemere kuri data, yemere kuri Imana, yemere ko wapfuye ukazuka kubw'ibyaha byacu kandi ukamugira umwana we. Reka uwihannye wese wasabye imbabazi, utajyaga kubona agakura mu mihango gusa, umva guri kure, yumva izo mbabazi, yumva urwo rukundo rwa data. Reka twese turi hano dutahe tuzi ko uri Imana data, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi, uri Imana itari kure yacu, tutagomba gushakira misozi Yerusalemu n'ahandi, ahubwo tugushakira mu kuri no mu mwuka. Reka Mana
buri wese uri hano yumve umuhinduye, kuko nicyo cyakuzanye kikakujyana ku musaraba ukamena ya maraso. Turagushimira ijambo ryiza, tugushimiye umugaragu wawe umuha umugisha, tugushimiye ko wageze hano wose umuha umugisha. Buri wese yumve ubwiza bwo kugira data wa twese, yumve umunezero n'amahoro n'ibyishimo, yumve urukundo, affection yo kubana na data Emmanuel. Imana turi kumwe, urakoze Mana, kandi uhabwe icyubahiro. Dushoboze kuzongera kuboneka umunsi w'ejo, n'abatabonetse baboneke, umugisha buri wese. Kandi Mana komeza kutwikururireho, ndetse n'abandi barushye baruhure, nk'uko babivuze ngo yemwe barushye n'abaremerewe. Hari wari uruhijwe n'ibintu bitandukanye mu ruhure, kandi ubwiza bwawe yumve bwinjira, ya mahoro utanga, wa munezero, bya byishimo bakumenye uduha, reka nawe abyumve. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Reka twisabire umugisha. Mana, amahoro yawe utanga turabizi neza yuko uko twakwibwira ko tuyafite. Ayo mahoro akomeze arinde imitima yacu, arinde ubwenge bwacu, arinde kubaho kwacu. Ayo mahoro tuyaturemo, tuyabane, tunayaheshe n'abandi, kuko natwe tuyakeneye. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Data wa twese, Umwana kandi Umwuka Wera, nubane natwe, nubane n'abacu bose, nubane n'itoro Kristo waguze amaraso y'igiciro cyinshi, nubane n'isi yose, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Katubusabirane natwe, umuntu asabira umugisha mugenzi we, umuntu asabira umugisha mugenzi we.